Yes, hello, reka nongere kubaha ikaze kuri Key Properties. Uyu munsi nakoze tubarenge kwereka inzu kugurishwa miliyoni 130 kandi ziganirwaho, turi i Kanombe hafi n'ibitaro neza, ahantu heza cyane, ni nk'umunota 2 uvuye ku bitaro. So ni inzu ifite ibyumba 4, douche na toilette 3, salon na salle à manger ndetse n'igikoni, rooftop hejuru nayo imeze neza. So reka twinjirane rero ngende mbereka tour. Ni inzu nshyashya, ibaze kuri miliyoni 130 ziganirwaho ukabasha kugura inzu nk'iyi ngiyi. Parking ngiyi imodoka 3 zajyamo mu gihe waparitse neza, ubona ko irisanzuye, ubona ko ni parking nini pe, nini rwose. So reka mbereke, aha dufite jaride kuri uru ruhande, ubona ko iyi jaride ni nziza, ni akajaride uzamuka ujya kuri rooftop kameze neza cyane. Aha ubona ko dufite iyi bariko yo kuri master bedroom. So urabona ko ni inzu iduha ubwiza bwiza cyane bumeze neza. So reka mbajyane kuri rooftop mbereke seho bimeze bite. Urabona ko hano turi kuri rooftop, iyo uriho ubona ko ufite akavuyo keza, ufata Masoro, Masaka n'Gasogi hose. Ubona ko ni rooftop iringaniye, ariko waza ugashyiramo intebe. Ubona ko abaturanyi ni sawa cyane, ubona ko ni inzu imeze neza. Reka tujye mu nzu turebe. So tuvuye kuri rooftop rero, reka mbereke mu nzu, dutemberane mu byumba byose. Ubona ko ni ibintu byiza. Iyi ni bariko yo kuri salo, ubona ko irasa neza. Reka twinjire mu nzu imbere. Ubona ko iyi ni salo nziza cyane imeze neza. Ubona ko iyi ni salo ihagije. Aha nazajya TV. Ubona ko uhagaze hano rwose uraza ukabona ko inzu yacu iraduha ubwiza. Parafo gypsum, ubona ko birasa neza cyane. So reka tuvuye hano ngiye kubereka salle à manger. Ubona ko iyi ni salle à manger nziza. So reka dukorere tuwakantu ku kandi ngene mbereka salle à manger. Hano baduhaye agasinki ko gukarabiramo, muri kubibona ko kameze neza. Ubona ko ni salle à manger yisanzuye. So noneho tuvuye hano turaza tukajya mu gikoni. Ubona ko kuri miliyoni 130 ziganirwaho rwose i Kanombe ku bitaro. Iyi nzu yaba iyawe, dore imashini ifata imyotsi aho kujya oven. Ubona ko birasa neza. Ngiyi umwanya wa firigo, ubona ko birasa neza rwose. Ni inzu nziza ya famiye. Ku nzu hano wakodesha bakaguha ibihumbi 600 byawe. So reka tuve mu gikoni cyo mu nzu mbereke no hanze mu gikari hameze hate. Dore ikigega cy'amazi ngikiriya, inzu y'umukozi. Reba igikoni cyo hanze ukuntu kimeze, ubona ko nacyo kirisanzuye, kirasa neza. Dore aho kwanika imyenda ngahari ya ruguru. Ubona ko ni inzu ifite umwanya uhagije, amadushe n'amatoilette hepfo naho ubona ko birasa neza. Reka tujye mu byumba. Tugiye mu byumba, reka duhe mu cyumba cya mbere cy'abashyitsi kiri hano, tukagira idushe na toilette y'icyumba cy'abashyitsi. Ubona ko ni dushe nziza, irasa neza rwose. Ifite ibikoresho, miruwari, agasinki, byose barabiteguye. Aha kuri aha gahande dufite akatajeri ko kujyamo inkweto. Ubona ko birasa neza, ariko tukinjira mu cyumba nyirizina. Ubona ko iki cyumba ni kinini kandi kirahagije. So tuvuye hano mu cyumba cy'abashyitsi, reka tujye kureba ibindi byumba dufite kuri ruhande. Aho tuza hano tugasanga dufite ibyumba 2 bisharinga dushe na toilette. Iki ni icyumba cya mbere, murakibona gisharinga iyi dushe na toilette hamwe n'iki cyumba. Ni ukuvuga ngo iki cyumba ni icya kabiri ku byumba dufite hano 2 biza bigahuriramo muri iyi dushe na toilette dufite hano. Ubona ko birasa neza cyane, ubona ko ni dushe nziza isharingwamo kuri ibi byumba uko ari 2. Urabona ni ibyumba binini byisanzuye. Iki cyumba rwose muri iyi nzu ibyumba byose aha ni binini. So tugiye kureba mu cyumba cya nyuma cya master bedroom. Nicyo iki cyumba, ariko ni inzu nziza ikase neza impande zose, ubona ko irasa neza. Twagiye kureba icyumba cya nyiri rugo cyangwa se master. Hano tuba twinjiye, reka duhere muri dushe na toilette. Urabona ko ni dushe nziza, dushe nini ifite ibikoresho bizima, irasa neza pe. Urabona ko ni dushe yisanzuye. Reba agasinki bayihaye,
ibintu by'aha rwose ni sawa. Urabona ko ni dushe nziza, dushe nini, urabona ko irisanzuye ku buryo bugaragara. Reba aya mashawa yayo ni sawa. So reka tujye mu cyumba nyirizina mbereke ukuntu dufite icyumba cyiza kinini. Reba iki cyumba, reba ukuntu ari kinini. Iyi ni master. Ubwo ikibura hano ni ugushyiraho akabati, ariko ni icyumba kinini kingana nka salo rwose. Reba nawe, urabona ko iyi nzu kuri $130,000 nta gihendo kirimo. Inzu baza bakaguha $600,000 bya buri kwezi, urabona ko ni sawa. Kanombe hafi no ku bitaro. So mwabibonye rero, reka ndi gusoza, reka mbereke hano kuri iyi bariko nanone isoko uvuye hano mu cyumba cya nyiri urugo. Ubona ko ni ibintu byiza cyane, birasa neza, birateguye. Niba uvuye muri master uza ku kabariko hanze ugafata akayaga ko kuri jaride. So ubona ko biragenda bisa neza. Kuri $130,000 ziganirwaho, Kanombe hafi no ku bitaro. Uyu munsi wampamagara nkagutembereza. Ciao ciao.